Ubwoko bw'Imana turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 7, dusome umurongo wa 12. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Amen. Bene data, muri iki gitondo nifuje kubaganiriza kuri iri jambo ritubwira riti nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko namwe mubagirira namwe. Urifuza amahoro, ugomba kuba nawe uhesha abandi amahoro. Urifuza igikundiro, nawe ukunda abandi. Urifuza icyubahiro, ese wubaha bangahe mu buzima bwawe? Nawe ubaha abandi. Urifuza gusurwa, urifuza ko mu rugo ugira abashyitsi. Umunyarwanda aciye umugani aravuga ati ifu nibagara ubucuti ni akarenge. Haguruka nawe usure bagenzi bawe. Urifuza gufashwa, ese wowe ufasha bangahe? Bene data, ndibuka rimwe nigeze guteranira mu itorero, ndashatse kuvuga izina, maze bamba umwanya ndabwiriza. Nyuma y'amateraniro umukristo umwe aransanga arambwira ati pastor, uyu munsi wigishije neza, ariko nsengere, mfite ikigeragezo gikomeye cyane muri iri torero. Nta muntu n'umwe unyumva, nta muntu n'umwe ngunda, nta n'umugeri wanjye, rwose unsengere, mfite ikigeragezo. Ndamubaza ati none urifuza ko bagukorera iki? Ese wowe usura bangahe? Uretse kuba uririmba, indi mirimo ukora ni aragufasha? Ati pastor, ntawe. Mu cyumweru usura bangahe? Ntawe. Byibuze se mu cyumweru usengera bangahe? Usabira bangahe? Ati ntawe. Ibyo wifuza ko bagukorera, genda nawe ubikorera abandi. Bibiliya iratubwira muri Yohana ibice 13 n'umurongo wa 35 ati nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ana magambo yavuzwe na Yesu abwira intumwa ze, abwira abigishwa be, ariko reka dusome duhereye ku murongo wa 34. Yohana ibice 13 n'umurongo wa 34. Turasoma mu izina rya Yesu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Amen. Reka ayo magambo tuyasubiremo, ni amagambo meza cyane. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Amen. Baririmbyi baririmba mu matorero atandukanye, bakristo bari mu makoraniro atandukanye, matorero atandukanye, bapasitoro, bakozi b'Imana, bwoko bw'Imana, koko tujye duhurira mu rusengero gusa ku cyumweru cyangwa ku isabato? Oya, sibyo. Duhaguruke dusurane. Umupasitoro asura abakristo namwe musurane. Erega ifuni ibagara ubucuti ni akarenge. Kandi ibyo bikorwa byose by'urukundo nibyo bizaberekanaho ko muri abigishwa ba Kristo. Imana ibahe umugisha. Amen.